umukubitira amashyi n'umutekereza uzo umuntu uhura n'undi mu bukwe bagapangana hano mu minsi bikaba ukacikira tuherukana kera tuje n'abamazina ba Frank kijwigiriye tarakora ubukwe tarabyara none mwifuza Mana yakoze ibitangaza ibyo zonyine mu gukubitira amashyi zonyine umuntu udakwisa amashyi turamutekereza ese wowe umwana wawe yawushaka akabyara tuwo kwishima nubona udakwisa amashyi kwishimwe y'undi muntu tugomba twese kwishima kuko amashimwe yiwe agira agaciro muri twebwe iwe yarashimye kubera mu mutima ariko yaje kutugaragariza niyo mpamvu twataye umwana duta umugore duta gahunda turaza abakirisitu turamenya gushima icyo izo ni ibintu bisigaye mbona rero ntarondogoye turashima ku bwa Alexis wagize turarabisengera ariko ubona yuko nyine bikwiriye aranzana Imana y'umugisha ndashimira n'ubundi abantu gutwazanye yewe mwitegura igitaramo je sinza ngenda ntari kumwe na timu y'izina namubwira Moses itegura ubwira uriya mwana gisoro kararirimba n'uyoboye Kigali arasaza rero tugiye gucisha indirimbo zibiri kugira ngo ijambo ry'Imana rize gutambuka nitumara tuje muri Darasaraba kawo mwenyine kufundikaniza nawe ni muvuga ngo buce turama dukubita ngo twazanye mu modoka yuzuye esanse nibirangiza saa sita turacoboka ariko arakanyimbo ufata tapi niko kaje kanzana ariko noneho ugenda uhamagare ariko noneho ugenda uhamagare ikintu kimaze Kigali, ikintu kimaze Amerika, ikintu kimaze Kenya, ikintu kimaze inkambi zose ni u Rwanda rwateye, ikintu kimaze abayumva ni u Rwanda, ikintu kimaze abacuranzi ni u Rwanda, ikintu kimaze abarevera ni u Rwanda, ikintu kimaze twebwe aba evangeliste mwebwe ba perezida ni u Rwanda. Ivyanditswe turabizi, gusenga turabizi, ariko icyo Satani yateye arashimangira ni u Rwanda. Ariko noneho Zamure ibiganza Oh, yeah.
umuntu wikunga asa mu mawazo atara Imana ntago ari umuvunjayi Imana ntago ari umuvunjayi ugura igihumbi biguha 500 Imana si betting bayifata nk'umuvunjayi twaje kubasanga kugira ngo Imana ize kutugura tukisigara twaje kuko bikwiriye kuza kubikora amen Bwana sifiwe umvishe papa umvishe Akirachari tirashi akarakaka ndani ya Yesu ndani ya Yesu utina kwimana utina kwimana
umuntu kumwe imbere yawe
nuko litije yateye bakaba runaka tunatumiriza ariko Yesu yaturitse zo mureka Imana ikora ubushake bwawe Yesu nahawe kwirukanka umwanya kwirukanse yego umuntu utagenda amapepo byokira tateranira ubugira kuko kurajya Imana se Imana zirebaho kurejya yego niba ufite tu wakakwica niba ufata kora kumwisi akisha Mose tarara kike tarana se kwenda sala kana kwimba kwisi pakira kimodoka hari gahunda y'umukiri gukorwa simono hakika kwani Mose kwani